n'ibisigo by'ibyuma bisa nkaho byaranze amateka yacu y'u Rwanda. Ibisigo by'ibyuma. Ibisigo by'ibyuma byaturutse ku makimbirane yabaye hagati y'abasizi babiri, Kalimunda n'uwitwaga Muhabura. Ubwo Kalimunda yajyaga gucurisha amacumu y'ibyuma y'abarwanyi, maze Muhabura wagengaga icuriro muri ibyo bihe akamurangarana, avuga ko yabanje gucura ibikoresho by'abatabazi b'abacengeri. Amakimbirane yavutse atyo, haba gutsinda ingabo cyangwa Ni Hope Media TV. Ciao ciao.